icyo kintu wakoze cyatumye nibagirwa ibintu byose byiza wankoreye kigatuma nkukatinga in my life. Nosema reka nose ibyo bintu ngerere ibyo bintu byo kuvuga ngo nimba nanze umwana mureke bamutware nta kibazo. Nawe ntanze rero ngewe umwana namureze afite imyaka 2. Ndashaka guhamagara sheri wawe ibaze ko nta wundi muntu ntekereje. Ugiye guhamagara sheri wawe mubwire iki se kandi mubwire ko turi mu kiganiro. Umubwire ngo sheri ndagukunda numve ko agusubiza. Mwongeye kwirirwa bakunzi ba KJ Hot Podcast. Uyu munsi rero turagarutse abatumirwa banyu nk'ibisanzwe. Murabizi iyo ntaje kubatamo banabazaniye umutumirwa nawe ubasha kuko ntago tuzijya tubicisha irungu. Ushaka rero kamera isa neza, ushaka ifoto nziza, ufite ikirori, ushaka gufata amalili meza, wahamagara Seti. Ushaka n'umufotografe mwiza, umuntu gufatira uturiri twiza, ama video meza, cyane kari nawe unkorera ni utuma nsa gutya mubona ndi gusa imbere yanyu. Ibikoresho nibye ntago azajya kugukodeshereza, azaza guha ibintu bya kalite kandi afite kamera zigezweho. Ushaka rero kwambara imyenda y'ubudasa. Guys, ushaka kwambara imyenda idasa n'iy'abandi, udashaka kubabasa bose, dufite umubyeyi uzi gufuma, urumva udukorera ibintu byiza, udukorera ingofero nziza, imipira myiza, ushaka amakanzu meza, ibintu bidoze mu budodo byiza byose. Nta handi wabariza usibye kwa Mama Noella. Nimero ze ni 0788 48 63 46. Iyo nimero ni ya business gusa. Si umusitari ngo muzamuhamagara mumubwira ko mumufana. So rero tutizimye mu magambo, reka twakire umutumirwa wacu. Welcome muri studio yacu, muri podcast yacu. Gigi, turakwakiriye. Murakoze cyane. Meze neza? Meze neza cyane. Nasa neza, wambaye neza. Wow, clock it. Yeah, look good. Yeah, thank you. Umusitari. Ngira ngo ndi umusitari wa state ugomba gusa neza. Nsigaye ndi umusitari. Oya na wikongera ngo nsigaye sheri. Byarakugoye kujya ubega iguri wakakanya. Ornella. Harya ukintu byarangoye kugira ngo mbe Ornella. Ube Ornella uri wakakanya. Kuko sorry. Guys, rero ko Gigi tuziranye nyuma y'amarido, niyo mpamvu ndi kuvuga Gigi ariko muri filime witwa Ornella. Ariko na Gigi barikoresha kuko naribyo njya ndikoresha. Ariko ubu ngubu ndi Ornella. Muri feminist uri Ornella, muri mu cyumba cyanjye uri Ornella. Oya, muri feminist ndi Ornella, muri ndengera ndi Ornella, mu cyumba cyanjye ndi muganga. Uri muganga. So crack it. So guys, rero twabazaniye Gigi, ni umushuti wacu, feel at home. Twabazaniye Gigi aka Ornella. Umunsi rero ugiye kutuganiriza na muganga ariko kongera. Na muganga. Urumva amaze kuba icyamamare. Afite buriya iyo umuntu atangiye kwamamara afite amazina menshi. Usanga hari abakwita kanaka, hari abakwita kanaka. Kandi we witwa Niki. Njyewe Niki nashatse gukoresha brand y'izina ryanjye. Kuko ririya ntago ari izina riri mu byangombwa. Ni izina nakunze nyine muto bari inyise mfite nk'imyaka 15. Rero nkuze ndikomezanya mu kazi. Gira Imana rifata riryo. Rifata ari n'iryanjye bari mu magaye nago nikanga. Ariko umuntu ashobora guhamagara Ornella ukamutuka komeza wagiye. Abo nikanga. Waramenye. Ornella maze kumenya kuko iyo turi kuri tele n'ubundi baba bamamagara Ornella. Bamaze kuri kumenyeza nawe ugiye kumera nka bakanyombya. Kandi hari ukuntu umuntu aza bakamumenyera izina rigata ribiryo. Shanaye nayo imenyereye ahubwo. Umeze gute nakubonye mugiye kwamamaza feminist, mugiye kuyironcinga, wambaye neza cyane. Niba atari kumutwikira umuntu wakwambitse yitwa nde? Yakwambitse neza cyane. So guys, reka tumutwikire kuko arabikwiriye. Promise House Collection. Akora ibintu byiza pe. Si wambonye? Nasaga neza. Niwe wanyambitse, niwe wantereye makeup, nyine ibintu byose niwe wabinkoreye. Mu mugane ni fashion design, ni umuhungu ugira discipline, ni umwana mwiza pe. Mu mugane rero abakorere abambike ibintu byose arabikora. Okay, fine. None se Ornella rero turategereza ngo ugiye kutwereka iki muri feminist kuko muri ndengera twabibonye ibyo watweretse, ariko muri ndengera mfitemo n'ibibazo byinshi ndibukubaze. Hagakurikiraho mu cyumba cyanjye naho wakinyira umuganga, hose hagiye hatandukanye. Naho turashaka kumenya muri feminist uje ukora iki none muri ndengera wakinnye mbona
warapapuraga byemeze bite wacaga umugore inyuma muri Ndengera niwe wancaga inyuma none se niwe wari umugore mu rugo ntabwo nayirebye neza ukuntu byari bimeze muri Ndengera uriya mugabo twari tuzanye kuva kera urumva nari nararerewe iwabo atangira kunsambanya nkiri muto urumva yampromisingaga ko azangira umugore nyina yamaga promise nyinshi ageze aho ashaka umugore ariko n'ubundi nguma mu rugo rwe nk'umwana arera ariko n'ubundi turyamana urumva rero ntabwo byanguye neza kubera ko yamaga promise nkiri umwana anshakiraho undi urumva rero naje ndi muri karagiteri yo kuvuga ngo waje nko kwihorera naje kwihorera kuko ntabwo already naramukunda Samusuri Karangwa naramukundaga anshakiraho undi mugore rero uriya rugo ndujemo amaze kubana n'uriya mugore nje kwihorera kuri uriya mugore kugira ngo arusohokemo ndugumemo okay rero bivuze ngo n'ubundi uri inshoreke kuko n'ubundi reka nkubwire okay tugiye mu kuri tutitaye ku marangamutima yacu ni wowe inshoreke kubera ko urumva we yaramushatse amushyira imbere y'Imana n'amategeko amwemeza ati niwe mugore wanjye wowe ubwo ari kukugira igikoresho yari ari kukugira igikoresho ko yankoresheje ko yagukoresha gatunambe narakubonye no muri douche everywhere douche muri douche babitamo hariya warantunga ariko akantu ko muri douche kaba kameze neza kameze neza agaki so wambonye njye nabonye uri muri douche mbona mugira ngo muri kurwana nabonye urimo n'umusore njye mbona umwe ari kuzamuka ndamanuka nkabati wasanga bari kurwanira muri douche buriya badashaka gusakuriza abana oya nyine urumva twabikora ariko bambwenga akantu ko muri douche ngo kabari sawa akantu nagaki nyine kuganira muri douche usari ko mwaganiraga muniganara buriya nyine kunigana ni byiza biba bimeze neza biba biri romantike ukuntu kunigana ntabwo warebye neza ariko narebye nyine nabonye mwaniganye mutambaye bati ko ntabwo mwari mwambaye okay ni kuri ababibonye byari bimeze neza nese iriya sene nyine wowe uri inshuti yanjye mu busanzwe urabizi twe tujya kujya muri ibi bintu dusa nkaho n'ubundi twazananye nubwo waransize bro ntabwo nagusize bisa byatewe n'amakaragiteri twafashe twarazananye ahubwo wenda amakaragiteri azatandukanye bita bituma tubustinga bitandukanye ariko nawe ukuntu uri umuhanga ukuntu nkuzi n'ukuntu ukunda akazi ewana hari ibintu nyine njyewe nubwo nkunda akazi hari udusene nanjye ndakuze kumva ndakuze ntabwo banyinisha udusene two muri douche nakuyemo nk'utwenda bari kuwe ariko ntabwo nari nyine ntabwo ngenda bizi nk'umwactress kutambaye ubusa ndanabizi ko hari abantu barenga umwe hari abantu barenga umwe bari hariya muri iriya douche ntabwo rero wagira ute umve ngo kariya kantu bari abantu bari kubona ntabwo bari kureba douche yose ariko douche yose ibipakiyemo abantu hari uri kugusomera script hari uri bukatinge hari uteye n'abandi bakinnyi baje kureba uko bimeze hari nyine abarimo abantu benshi ariko twebwe tubirebera inyuma y'amarido tutitaye bari abantu batagaragaye kuri kamera tubona mwe babiri action hasi hejuru bwo hanyuma okay hari tujya kuza muri ibi bintu twemeranyije ko nyine hari scene tutahira nyine hari ukuntu turaba actress by the way hari ukuntu biba bimeze iyo uri umwactress kandi ubikunda atari ikindi kintu ushaka nyine ubikunda warabijemo wumva ubikunda kandi ugomba gukora icyo ari cyo cyose ugomba gukina buri role yose director aguhaye gukora utamusuzuguye ko njye mbifata nko kumusuzugura kuko nimba yafashe umwanya we akandika akavuga ngo Ornella azakina ameze gutya njye nagera kuri tele yambwira ngo kina umeze gutya nkabyanga mba musuzuguye mba nciye n'amazi ibintu yakoze ufasha akazi ke nkaho mba nkaciye amazi kandi we yanyizereyemo hariya rero mba ngomba kwereka director ko yanyizereyemo kandi ibyo yanyizereyemo kuko ndi gukora ndabishoboye bivuze ngo uri umwactress mwiza kuko umwactress mwiza na character n'imwe munani yego ariko jewe
hari ibintu njyewe n'indangagaciro zanjye ngenderaho Yego. nk'umwactress mwiza rero nk'uko twabivugaga ubundi nta karagiteri wagashubije inyuma utitaye ngo abantu barakureba gute ngo baragufata gute. Hari abo njya mbona nk'ejo bundi hari uwancumuje kuri tele bamubwiye ngo ibintu biri simple, bamubwiye ngo umukobwa ngo agiye kugusoma ku itama ahita avuga ngo reka ntabwo bikunda, ngo ibyo kunsoma ku itama ntabwo bikunda. Ndafase uyu muntu kandi mu muri hari undi gukeka ni muri agent mu bisanzwe bari inyuma ya kamera nyine baramubwiye ngo bamusome arabyanga, nyine yaturwaje umutwe, nyine ababaza umumabuja wacu kandi ntabwo biba ari byiza kubabaza Mutamba. Umuntu ubabaza Mutamba wese ndamwanga pe. Ako Mutamba uziko nta muntu ndazana hano ngo ambwire Mutamba nabi, ariko Mutamba ashobora kuba ari umwana mwiza. Sheri nawe ndakunda, nize kuguraho face mask ariko nyine Mutamba ukuntu ateye. Mutamba ariko yanyitabaga neza, nyine avuga neza nkaho wagiye utureze. Sheri bakuzanire hehe ni kameze yigo nyine ntabwo ari yishushanya ni kuri dekareka nyine nimba umukoreye ikosa ahitarakara akabikwera cyane. Nanjye ariko ndi umutwe urabizi sinshaka kuguhereza. Rero umuntu murakaza rwose turi mu kazi abajye bamfasha kuko hari igihe uzamurakaza wasange nkubwiye nabi mu bintu bitateguye. Mujye mutubabarira amabuja wacu pe, aritonda. Ubwo abantu bose bazajya bajya gukinira kwa Mutamba bajye bamenya ko afite n'aba bodyguard. Turaba bodyguard nimba guhaye akazi aguhamagaye akwizeye akakubwira ati kora ibi kubera icyo utamukoreye ibintu neza kandi aba yaba yakwizereyemo ariko ukamwicira ibintu kandi yababaye. Nuko utaba professional ga nabyo jye bibabwira babwize nuko babwira ati niba umuntu aguhaye ikintu kitari professional nyine ashobora kuba ari professional ariko simbizi ntabwo nagendera ku marangamutima yese namenya ngo niyihe mpamvu wenda afite impamvu ze bwite gusa ariko umukinnyi uri professional akabiza ahangaha kwitama ngiye cyo kuzahara ibyo bajye bambwira nkanga kubera iriya scene nakinnye yaranshotse kandi siramenyererwa cyane ngo wenda umuntu abe yavuga ngo yamaze kuva mu mitwe y'abantu. Iyo bambwiye ngo ni nyine ndyamye nanone nka kuriya cyangwa ndyamanye n'umuhungu ndabitinya. Ariko na sheri wanjye yarabyanze arambwira ati biriya biri tumanye ariko nikireka mubwire ariko ibi byo gusomana ku matama ngi si bansoma si ibintu bisanzwe ariko yarabyanze. Ibyo tubyihorere ariko mwabantu mwe rwose mujye mumbabarira mutubabarira nako Mutamba aba yavunitse aba yakoresheje imbaraga nyinshi. Nimba guhamagara kwizeye jya umukorera ibintu ari kugusaba kuko ntabwo biba bigoranye cyane ibintu asaba ntabwo biba bigoye nako. Rego ushobora no kubikora mu bundi buryo ashaka kubwira ati musome ku munwa wenda ukajijisha n'umusome ku munwa wenda reka tubare ku munwa kuko ariho hatera ikibazo. Akenshi iyo umuntu akubwiye ngo soma ndi ku munwa hari igihe santima zitaza neza bati si umukunzi wanjye si cyanjye ndi mu kazi kandi umunwa wawe nawe ugomba kubaha nkuko ubaha ibice by'ibanga byawe. Hari ukuntu umuntu ashobora kujijisha akaba atamusoma ku munwa nk'uko babimusabye muri script ariko ukagerageza ukerekana geste yuko ibyo kugira ngo isene y'undi muntu idapfa. Ariko se nimba uri umukinnyi kandi uri legend bakubwiye ngo reka umuntu agusome ku munwa nta nubwo ari wowe ugiye kumusoma urabyanze kwitama atari no ku munwa kwitama. Guys rero twebwe nkuko mutubona hano nubwo twaje muri industry ya cinema twaziye mu envelope atandukanye. Nshobora kuba naraje muri envelope y'umweru cyangwa ya kaki nawe akaza mu ya pink cyangwa ya shokora. So rero ikintu dushaka kubabwira buri wese aciyemo buri wese agera kubyo aciye ku nzira ye. Gigi ni inshuti yanjye inyuma y'akazi ariko ntago uko ninjiye muri industry naga ariko nawe winjiyemo. Ufite ukuntu winjiye muri industry kwawe nawe ufite ukuntu ninjiye muri industry. Winjiye gute muri industry? N'umuntu wagufasha akaboko ufite uburenganzira bwo kumushimira akamubwira ati warakoze wamfasha akaboko. Umuntu wamfasha akaboko rero kugira ngo ninjire muri industry najyaga numva ngo kwinjira muri industry ntabwo biba byoroshye ni ukubanza gutanga ruswa y'igitsina ibiki n'ibiki ariko hari uwayigusabye. Oya mu by'ukuri nta muntu ugeze unsaba ruswa y'igitsina nk'uko babivuga. Umuntu wamfashe akaboko akanyinjiza muri industry kandi ni umugabo. Yego ni umusore. Yego ni Chris the Champion. Chris the Champion twaramwakiriye ni umwana mwiza cyane angira inama buriya sometimes iyo bibaye ngombwa. Chris the Champion rero niwe wafashe hano ni mu rugo. Chris nawe ni mu rugo nyine nkuko nawe ari mu rugo nawe ni mu rugo. Ni umwana mwiza cyane niwe wamfashe akaboko arambwira
gukora ibi ngibi nyine kwinjira muri industry ntabwo biba byoroshye ariko my sister nyine mufata nka bro wanjye nawe mfata nka sister we nanjye he's like my brother arambwira ati ntabwo biba byoroshye ariko wowe gake gake bizakunda ndamubwira ati bro nanjye mwizereyemo so yaramfashije rero bwa mbere duhurira kwa Kobe ni Chris wari wabigizemo uruhare yego hari abantu dudakeneye guha hit thank you duhurira muri projet ya mbere twahuriyemo duhurira muri projet hari abantu baba baradukoshonyesha uriya uwo muji uvuze hari projet yanjye mana amaranye imyaka myinshi kandi amaranye igihe kinini naga n'imyaka ayimaranye igihe kinini kandi uko yabimeze kose projet y'umuntu niyo yabitarangiye niyo yabatari ari ibice bimuhereza byiteranyiriza akureke kumwihorera ikindi kandi yarananyambuye cyane uriya tubyihorere so rero projet ni Chris wari wanyohereje amuza nuriya ari ngira ngo nabwo twahise tumenyana Chris twarahuje Chris rero niwe wamfashe akaboko ariko nawe nkanagushimira ntabwo wigeze nyine unca intege njyewe ndabyuka twahuriye rimwe kabiri ubwa gatatu warambwiye ati uri kugenda uzamo neza ntabwo wigeze nyine unca intege mani ibintu byo kuguca intege ntacyo mfata ntabwo wigeze unca intege nyine twarahuje mbona nyine uri umuntu uri mwiza inyuma ariko n'imbere abatakuzi bagombe bakumenye barabizi se sha wazi ngo ndakajini mwana mumumenye uko ameze inyuma iyi smile uko asa n'imbere niko ameze ararakara ariko ni iminota 2 akaba aratuje umuntu nzara barabuye rero njyewe ndarakara ariko bitabishira ni iminota 2 tugiye rero kuri topic y'uyu munsi y'umuriro bra ndashaka kubaza ikibazo kigira kiti twese turi abakobwa ikindi turi abasirimu ntago biri butugore ndashaka ko tuganira ku kintu kimeze gutya kuryamana na sheri wawe n'umukope wawe mbere y'ubukwe uprefera kuryamana na sheri wawe mbere y'ubukwe cyangwa hariya umuntu uryamana na sheri we mbere y'ubukwe aba yadekonye cyangwa wowe uprefera kuryamana n'umuntu ari uko mwamaze kubana ni ikihe wumva ko gishoboka cyane cyiza ni ikihe cyiza nyine nk'umujyanama aka kanya kuryamana na sheri wawe mbere y'ubukwe cyangwa kuba mutararyamana icyiza uryamana nta kibazo kirimo ko waryamana na sheri wawe mbere y'ubukwe cyangwa icyiza ubaye uri umukobwa w'umuco waryamana nawe nyuma y'ubukwe nta kibazo kuryamana na sheri wawe mbere y'ubukwe kubera ko n'ubundi aba ari sheri wawe abazaba umugabo wawe ikibazo ni kimwe rero none se ubimenye abaye agufera aho ngaho niho habereye ikibazo ariko ushobora kwanga kuryamana nawe ngo utegereje ku munsi ubukwe bwabaye ariko akagenda kuryamana n'undi akakuzanira n'ibindi bibazo akazakuzana n'ibindi bibazo icyo gihe muzahura so iki gihe rero uba ugomba kwihera sheri wawe none se umwimira iki njyewe rero reka nkubwire njyewe umukobwa w'umutima umukobwa muzima kuri njye yaha umusheri we mani baraje gukora ubukwe njyewe ku giti cyanjye nyine wenda njyewe sinzi ariko njyewe numva aribyo byo bari byiza kuba waryamana na sheri wawe ariko mwamaze kumanika inshakwa aho ngaho rwose ukabyemera na mariage ati twebwe turabyemerewe noneho ngo twagira ute twakisanzura none se ubungubu baguteye inda mbere y'ubukwe nyine yego twarabyaye nta ribi ariko se noneho nyine uwo mutipe nyine ni ikibazo urumva kubera ko mwaba mwaremeranyije ku bana iyo icyo kibazo kijemo cy'inda urumva bita mubyihutisha nta kibazo none se kwemeranya ku bana ni kimwe ariko abasore b'iminsi baratenguhana ashobora kukwemera ku bana ukamutamo warangiza ahantu bari gutwara inda ugahita umubura burundu none urumva atari ikibazo babaye bihangana byabafasha ariko nanone wamwihangana kwihangana ariko iki ushobora wowe kwihangana pe nta kibazo kuvuga ngo reka nifate uriya muhungu atazambona ukundi kuntu ntabwo namuhaye ngo atazarinshishamo n'ubundi uko uri kwigira gutyo urumva hari undi umuhereza iyo avance wakagombye kujya kumuha akanakuzanira n'ibyo utateganyaga kwakira ufata avance urebe se umuhungu arabishoboye so umuhungu azi gukora muri make wowe wemera ko avance ari ngombwa none se ubugiye ugasanga nta n'ikintu kiriho hasi ariko bamama bacu kera babaga ari amasugi ababyeyi bacu babaga bakiri amasugi bacu babatwaraga ari we mugabo wa mbere bagiye kubona ubu ngubu turi 2026 se rero none se kank'urugero
ubukwe bwabaye bwarangiye nta hantu iyo ubukwe bwabaye nta hantu uba wemerewe kujya nyine ugomba kubana n'umugabo wawe mu bibi no mu byiza wanze kujya kwirebera ko hasi hari ikintu kigenda kise birahari we yaza kukudeba atazi ko ameze neza urumva uragiye muri mu cyumba kwa kundi nyine kwa kundi abageni baba bageze mu cyumba bageze kuri ahubwo ikigaragara reka mubwenge ikintu nemera kimwe uragiye usanga nta kintu kibereye ahubwo ikigaragara abakobwa bubu mwabaye mwese iki mwarapanutse abenshi muri twe ntabwo muze bose by the way mutanyumva nabe ariko abenshi muri gute wumva ko umuntu atari buguhaze kandi ari bwo bwa mbere ugiye kubikora kandi nawe wa mbere ugiye kukureba ndi mu kiganiro ndakubishe mu kanya urumva njye ndashaka kubabwira njye Gigi urimo urashuka abana reka nkubwire impamvu uri kubashuka gusa nawe ushuka wishutse ariko reka nkubwire impamvu uri kubashuka gute umuntu urumva ni ubwa mbere wowe waba ugiye kubikora nawe ni ubwa mbere yaba agiye kubikora nawe ntabwo yaza azi ko adafite ubwo yaba ari ikirembo reka tubivuge mu buryo nyine nanjye ibyo ndi kubivuga ahubwo yaba ari none si ikirembo cyaza kugutereta ngo ugikoreshe iki ibiremba bigaragara nta kirembo cyagutereta oya vugishwe kireka niba gihari ntakiza ariko kubincira nkaho gihari byorere ibiremba biratereta nta n'umuntu urusha ibiremba gutereta ibiremba nibyo byicara bivuga ari amafuti yo ikiremba cyaguteresa wagicika wagicika usanga ntabikoresha ikiremba gishobora kugutereta ahubwo ukagwamo ibiremba biratereta cyane yego cyane ndetse cyane ugasara ugasanga wasariye ubusa ngaho ibaze mumaranye icyo gihe cyose mukoze ubukwe uragiye usanze hasi nta gihari kubera ko ikiremba cyakoze ubukwe nyine gishaka kwereka abantu ko ari umugabo nyamugabo yego aho ngaho ubwo mufata kureba nyine avance ubwo rero Gigi ku ruhande rwe yemera avance ngiye ku ruhande rwanjye urumva agapfundikiye gatera amatsiko mba numva ngewe wanjyana ubundi ukageza mu rugo ubundi ukankoresha icyo ushaka ariko ndi umugore wawe noneho twasanga ari byo tutemeranyije tugatandukana none se nose kubera iki ntandukana nawe kubera iki ntajya kubana nawe mbizi ko ibintu bigenda neza ubu si gutestinza ubwo wasanga body count zawe ziri muri 100 kuko wowe ubundi abandi bakobwa barahiriwe ari umukobwa uza urumva agahita akundana n'umuhungu bagahita babana wowe ukabanza ugaca mu bahungu ba farawo harya n'abafarawo n'abandi ukazenguruka abantu bose ugiye bahavance rero byarangira kuvuga ngo warabaye agatebo uyora ivi nyamunda kuvuga ngo nyine abo bahungu baba bafite amaraso amaraso hari igisimba kigira amaraso mabi nyine nyine amaraso umuhungu akaza akagusambanya akavuga atangandiyeho ndagiye abo ngabo si ko ari abatucuravo babandi baba bari hano bari na hariya hano hanze naho hari umusore gafite sheri wanjye ari seresheri ufite sheri noneho ufite sheri ntacyo mfataho njye mfite sheri ariko sheri wowe wa mbere waramwanze yaranagutereye ivisi yose irabibona urumva ubundi Gigi niwe wanjye Gigi bamutereye ivi baradutumira urumva turabinywera ibintu turabisereburira champagne zirafungurwa iriya yari prank umujama wapi ntabwo yari prank muvuze mwese ko iriya yari prank for real njye ntabwo iriya yari prank bandi banjye ntabwo nababeshye urumva Gigi bamutera ivi rya nyaryo iriya yari prank njye na sheri ndamuzi urumva bamutera ivi rya nyaryo umutipe ufite amafaranga nayo kwicisha abantu arayafite yamutegeye amadege yamusohokanye ahantu hose Gigi yabyutse mu gitondo amwohereza impeta iriya yari prank nako nta nubwo yayimwohereje yarayibitse ayikuramo aramubwira ngo njye ntabwo tugikundana Gigi wasanga waramwanze kuko umaze kuba icyamamare Gigi wageze muri industry baragushuka so guys reka mbabwire byiriya meta byo nta kintu mba nshaka kubivugaho ariko ndagira ngo mbabwire ko iriya yari prank uriya nubwo ese prank gute iriya prank yari prank gute prank y'umuntu utabona muri industry ni filime iyo filime imyaka yabimaze mu gihugu cy'iwabo akina amafilime so abanyamahanga amenya nabo baragowe umuntu twakoranye iyo prank ntabwo ari umunyarwanda mu gihugu cy'iwabo akina amafilime kuko ukuntu yakemuraga ibibazo bya Gigi nta munyarwanda ukikemura ibibazo kuri sheri ngize akabazo aka kanya ndashaka 500,000 agahita akubwira ngo kuri iyi nimero ngo cyangwa nyashyire kuri konti urumva uwo muntu mu Rwanda se nibangaye bakubwira gutyo mu gihugu cy'iwabo nyine ni umukinnyi w'amafilime wapi ntabwo akina filime aranitonda n'umu businessman ngenda muzi twashaka kwikorera filime ariko biratujabuka mu twihangane musore ariko ari filime yabo bonyine ari babiri
gusa umwana yabonye amaze kuba icyamamare aravuga ati ntacyo mfataho oya nyine okay buri muntu abazi icyo yagiye bura azi icyo yazize ku ruhande rwe azi icyo nubwo tuba twabigize brage ariko we arabizi azi icyo yazize ikindi kandi bigize agatebo yorivu ntabwo ubwo niba inshuti yanjye yarakwanze ubwo ntabwo ntundenganye ubwo nanjye ntabwo mbirimo ntabwo bindeba ntushyiremo ntumbare mu mutima we nanareba n'iki kiganiro azahita yibuka ikintu yazize kitari gutuma nanicara ngo ntekereze kabiri ntekereze ko twari tugiye kumarana ubuzima bwanjye bwose utekereze ko yagukeyarinze icyo kintu yakoze cyatumye yibagirwa ibyiza yagukoreye icyo kintu wakoze cyatumye nibagirwa ibintu byose byiza wankoreye kigatuma nkukatinga in my life wa mugabo ushobora kubaga igihe utaramuhereye uko nabikekaga ko njye niboneraga utubalance kuri sindi nkavuga ati ubu nibwo buzima bwiza umuntu aba ashaka buriya mu buzima reka nkubwire ushobora kumbona nishimye ukambona Gigi ndasa neza ariko utazi ikintu kindi imbere mu mutima wanjye sibyo cyangwa wenda nkakubona nikasohoka mu nzu nziza niki n'umukobwa mwiza niki nyine ahora yishimye nyine ukuntu uhora umeze nawe urabizi nkajya mvuga ati sha mana yanjye sha nikarishimye ariko ntago wowe nzi ikintu kiri imbere muri wowe so rero uriya nawe ibintu yakoraga njye naketse ko yabaga ashaka nyine nyine kwigaragaza ko ari umuntu mwiza kwiyereka abantu neza wowe akaba ari wowe yahemukira kwiyereka abantu neza ibyo rero ntabwo mbikunda yarishushanyaga yego yarishushanyaga rero nanjye umuntu wishushanya ntacyo mba mfataho so ahubwo reka nkubwire ikindi kintu njyewe hari ibintu bibiri hano hanze bigezweho ariko nshaka ko twebwe ubwacu dushyireho umucyo njyewe kuri iki gihe urabona ari cyo kiri gutera abana b'abakobwa gushakana n'abagabo babakuze cyane cyangwa baruta cyane ese icyo ni icya mbere gifite b yacyo ese wumva wowe bishyigikiye ntacyo bigutwaye nawe uwo musaza wamushaka mukabana ubuzima bwawe bwose uri kubona biterwa n'iki umusaza ndusha nk'imyaka ingahe umuntu wese ukurusha guhera ku myaka 10 kuko kukurusha 6 birumvikana kukurusha 5 birumvikana cyane ko boyfriend wacu cyangwa abasheri bacu baba baturutaho igihe kinini mo kuntu ariko hari imyaka okay tubare guhera umusaza ufite guhera kuri 45 ku myaka yawe akakanya umusaza uhere kuri 45 kuzamura mwashakana yego nyine niki kiri kubitera ko abakobwa benshi nyine mbabwire njye rero ku bantu batanzi mu buzima bwanjye mvugisha ukuri ndabizi uri igitabo gifunguye nanjye mvugisha ukuri usibye ko nsigaye narahindutse ibi bintu bituma ugeraho mugiraho akenshi haba ari amafaranga uba ukurikiye amafaranga abenshi baba bakurikiye amafaranga yego ntabwo mvuze ko hari n'abagenda kubera urukundo ariko abenshi 90% ni amafaranga hafi nyine ni 90% ni amafaranga baba bakurikiye ntabwo mvuze ko hari n'abo badafite urukundo ariko abenshi nta rukundo rw'agakondo amasaza karuta kuriya nta rukundo rurimo arega ujye umenya ko none we rero bivuze ngo wowe wakurikira amafaranga kurusha urukundo wowe wizerera mu mafaranga kurusha urukundo of course guys njyewe rero ndashaka kubabwira njyewe abakobwa njyewe mbona impamvu ibitera urumva abakobwa bashakana n'amasaza ni abanebwe ego nyine ashaka kurya neza atavunitse niyo mpamvu navuze nyine nose wari umunebwe wowe ko nzi kuzi gushaka akazi ukabyuka ukemera ukajya gushutinga filime uzi kuri butangire saa 9 za mu gitondo ukarangiza saa 6 z'ijoro cyangwa saa 7 ubizi neza kuri we warushye ariko bavuga ati ntacyo reka ngene nkorera udufaranga tuvuna nyine utwo dufaranga ubushaka n'utundi tuza tudukurikiye shangiye nta gisaza nashaka njyewe n'igisaza ariko ntibivuze ko oya n'igisaza njyewe gishaka kuntereta cyumva cyangira umugore nta kintu mfataho njyewe nawe nabana n'umusaza niyo waba uri umumiliyarderi njyewe nta nubwo nkunda pasi nta umuntu umpa pasi cyeka njye niboneye umuntu nkamwikundira ariko igisaza ntago ndi umunebwe nzi gukora ikindi sinari byo navunikiye izo baga impande mani zigushajisha shere wanjye ntiwumve ko njye nabana n'umusaza ndagufite uramfite ariko uravuze ngo money first yego njyewe nizerera mu rukundo shere wanjye arayafite shere arayafite ku buryo haje igisaza kimurusha utamuka ntabwo nagenda kuba ko shere wanjye afite arampaje kandi wowe uri kuvuga ngo igisaza wacyemera gifite amafaranga kandi shere wanjye afite wikivuguruza nyine haje igisaza kirusha shere wawe amafaranga byaterwa wagisanga byaterwa no kuntu kimeze njye haje igisaza kirusha shere wanjye amafaranga
ahubwo njye naharanira ko sheri wanjye agomba gushaka amafaranga ko ntabwo sheri wanjye yanganya n'igisaza amafaranga reka uzi impamvu se igisaza impamvu sheri wanjye atanganya n'igisaza amafaranga nibangana n'imyaka reka nose niki gisaza cyetegeye ikintu gukora mvuze ngenshi kijye kumfira hejuru njye nta gisaza nzashaka ngiye mvuze ko abakobwa bashaka abasaza nyine baba bakurikiye amafaranga ntabwo mvuze ko njye namushaka wumva uri kwivuguruza umva reka wa musaza we naho uri rwose ntuzumve ko nzagushaka wenyine mfite sheri nanjye sheri wanjye akurusha amafaranga nunze imbere nzahita ko sheri wanjye akurusha nyine aje kwereka ibidolari gusa nk'ibi briefcase by'ibidolari gusa so wahita wibagirwa sheri wawe tuhindura mind njye rero nta gisaza njye nashaka njye wa gisaza we nubona turi guteretana uzamenye ko gahunda ngufiteho ari yo gufata ibiceri nk'igendera ntabyo kubana n'igisaza njye sinishingiye njye n'umuntu tungana iyo arwaye numva ntiburiye amahoro none bibaza igisaza buri joro ngo never cyangwa akagona mwana we igisaza kiramworoje so rero hari agace rero nshaka ko dukora njye nawe banza ari nabwo ngiye kukopeninga ufite umuntu wizera kurusha abandi umva ndashaka ko prankinga umuntu nawe uraza kunsaba umuntu prankinga ari wese ndashaka ko uhamagara mama wawe urumva mama wanjye aje gute mu kiganiro oya ni akantu njye nzanshishamo nzampinduranya buri munsi uyu munsi rero wowe ndashaka birakunda nta kibazo ko wamuhamagara ukamubwira ibintu nshaka kumubwira hari gahunda yari ari musaza ivuyemo ra ntabwo mbizi reka turaza kugerageza turebe ko bifate telefone ariko biraterwa n'iyo pranka ko mama wanjye ni umurwayi w'umutima reka rero dushake pranka yoroshye pranka yoroshye nanjye kukubwira ngo umubwire ko utwite umve kunabifata none rero niba ashobora kugira ikibazo ntago iyo ngiyo yaba ari nziza muhamagara umubwire mama wawe yishimira iterambere ryawe of course mama wanjye rwose reka mbanze mbabwire mwa Abanyarwanda mama wanjye simujya mubona filime nkina mukantuka mukambwira ngo ndi indaya mu gihe mama wanjye yayirebye akambwira ngo imbere ya kamera nta kintu mba nzi ko cyabaye ahubwo courage mw'abantu mwese muzantuka rwose nta kintu nzaba mfatamo babwire ngo izo ntege bashaka kuguca ntazo ufite izo ntege mushaka kunca izina ry'Imana nta bitegena n'umwingira umva nta ntege dufite zo gucika mama wanjye niwe muntu unshyigikira nkumva ndakomeye ndi strong rero mwege muba mushaka kunzanaho ibintu ngo byo kuvuga ngo ntwara abagabo b'abandi hari n'abantu bo muri quartier bavuze ngo ndi indaya ngo izwi ngo ahantu ngo no kuri YouTube wa mugore we wavuze gutyo mama wanjye atabivuze we nta kintu nkufataho rwose ujye wihangana abatayemo abantu muri quartier igihe baba anyway ibintu mubona twakoreye kuri kamera by the way mujye mubifata nk'ibyo kuri kamera biriya bintu biba iminota 5 tukabikora ni scene uba ugomba gukina ikarangira ukajya hari utazagira ngo muntu tuba turi gukina na tuba turi na close cyane cyangwa ngo ntabwo tuba tuziranye ntabwo tuba tubazi cyangwa nyinye n'umuntu ngari umugabo wanjye ntabwo uwo mugabo wanjye tuziranye mu nshara za mini ni ibintu biraho nta bindi anyway ndashaka kuhamagara mama wawe mbanze umbwire pranka ntago ndi mumamagara tangiye hamagara mama wawe urumva umubwire umubwire ati ufite umwana yego ndamufite hamagara mama wawe umubwire ati papa umwana wawe ari na mama yego ari kumwe na mama ubungubu ati mutunganye umwana papa we arashaka kumutwara kandi ntago azamugarura ntago azagaruka twumve uburyo ari actingamo nk'umuntu ukunda umwuzukuru we cyangwa twumva uburyo afata umwuzukuru nanjye ubwo ngiye kureba urwego akundaho umwuzukuru uretse tureka mfata ariko ngira akavari nakangaka karangiye ceceka cyangwa so hello ma bitese umeze ute meze neza handi bari bagiye byasoje se urabona nagiye byashoje ariko Beyonce ngo ni ukubanza kujya gushaka ibipapuro ngo byemeza ko ari umwuzukuru wanjye kugira ngo bagire ikintu bankorera okay none se ubundi ariko peti we ibintu zayo nayibonye none se n'ubundi Beyonce papa ye yarambwiye ngo nundi ngashaka kuza kumutwara
nyine urumva twabivuganyeho ndamuhamagara ndamubwira ati umwana bimeze gute, arambwira ngo ashaka kuza kumutwara n'ubundi ngo babiganiriyeho ngo na papa we ngo Beyonce ngo bagiye kuza kumutwara, nendaga umutware burundu ngo ntabwo azagaruka. nyine Beyonce ngo bashaka kumutwara burundu, bashaka kumutwara burundu. kandi nanjye nabibemereye, nagiraga ngo nyine umutegure ejo mu gitondo bazaze bamutware, ejo mu gitondo bazaze bamutware, nanjye nabibemereye. bazamutwara ryari? ejo mu gitondo. ejo mu gitondo naramufurije. nyine bazamutwara burundu agiye kubayo. kumutwara burundu? ariko Antoine ibyo bintu utekereza, njyewe wareze umwana afite imyaka 2 simbyemeye. oya nyine wareze umwana afite imyaka 2 nyine nabyemeye njyewe. kubyemera kwawe rero njye simbyemeye. waretse umwana akagenda kwa papa we, hari ikibazo gutwaye? agiye kujya kwa papa we, ninde uzamurera? nose reka nose ibyo bintu rero ibyo bintu byo kuvuga ngo nimba ntanze umwana mureke bamutware nta kibazo. nawe ntanze rero njyewe umwana namureze afite imyaka 2 kugeza uyu munsi afite imyaka 8. baze bagahita bamutwara gusa. mareka nyine bamutware, erega nanjye ndabirushye kuhora umuntu amamagara ambwira umwana mureke bamutware nta kibazo. ntawe mbaha, ntabwo ndi bumubahe. uramubaha da? agasuzuguro ntabwo nakemera. uramubaha? ntabwo mubaha. sawa ntawe ndi bubahe pe. umwana namureze afite imyaka 2, none umwana agize imyaka 8. abo bantu baha bamaze kumusura inshuro zingahe? ikinyereka se ko bamukunda ni igiki? ikimenyetso cy'uko bamukunda ni igiki? kubera ko akuze. uwamukurikiranye muri bose ninde? sawa rero reka ndebe ukuntu mbahakanira, ndumva nawe ufunze umutwe. ndanawufunze cyane, nta wigeze amusura n'umunsi n'umwe. icyakora wowe ku giti cyawe utari bumujyane nabwo kwa Regis, umwana ni uwawe kuko waramfashije kumurera kuri buri kimwe cyose. aho uzajya muzahagwana ariko atari kwa Regis, ntacyo bigeze bamfasha. sawa rero byari prank, I'm sorry. umva turi mu kiganiro mama cyane twari turi mu kiganiro ndamubwira ati mukoreye prank ewa urabitwereka rero ati tureka kundi umwuzukuru we kabisa wari utwishe. nzaza kugusura rwose, urabashimishije cyane. sawa yo arambabaje none agahinda disne mu kanya ndacyakirimo. yo ubwo nariri umwana w'umwuzukuru we mani arabyara. oya ubwo nshobora birambabaje nyine, ndumva biteye impuhwe nyine tu nta soni njye muranya ku mwana. ntabwo ntabwo umva nari muhamagaye mbizi ko tugiye kubishwanira no kujya kubasa. nawe ahise akubwira ngo nawe ngo nubwo wamubyaye ngo ntabwo ntangire umwana. ndemeye. anyway wowe rero sinzi njyewe nibyo ngibyo nari mufitiye uyu munsi, nagira ngo twiganirire, utange ikaze kuri KJ Hot Podcast. dufite byinshi byo kubabwira, ugomba kubarabura kuko ntabwo hano uri umwana mu rugo, ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa nyuma, si ubwa kabiri. abazakurakaza ni hano uzaza kukamenera. ntekereze neza ko mama wanjye murakaje. uretse twe nanjye umutima undiye. nari muhamagaye mbizi ko ibyo bintu byose rwose biteye ubwoba mwana, ntabwo byakunda cyane ko mama wanjye n'umwana wanjye bari close. umwana wanjye na mama wanjye baricara bakaganira nk'abantu bakuru. umwana wanjye ashobora kugira inama mama wanjye nka bose. umwana w'imyaka 8. umwana w'umugore ni kamera. abana b'abagore
barakomera bagira ubwenge kandi aba bana bababajwe na base cyane bagira life nakita ngo bagira nonse siziye musanse cyane umwana areba umuntu akamenya ko amukunda cyangwa atamukunda kandi umwana ubana na se na nyina ashobora kureba n'umuntu w'umugome ntabimenye ariko uyu mwana waravutse wenyine aba afite amakenga so rero guys rero murumva ko dukoreye mama Onera Blanca tukaba turamusurprisinze ubu ngubu kiramurenga baramwica wenyine ntabwo turutahane baramwica wenyine baramwica wenyine nubwo namushutse gusa ariko ndagira ngo mumurebe mumukunde bagukurikirane ku mbuga zawe nizihe TikTok ni Gigi n'udutima twa Papo ubanza agatima ka Papo ugasacinga Gigi ukandika niyo sacinze Gigi imitanizanamo Instagram nanki kiribaho ntacyo bagibabwire ni Gikundiro Antoinette guys muha following nta supporting Snapchat nabwo ni Gikundiro Antoinette nibyo mfana ni umukobwa mwiza mumurebe mumukunde natwe mu following imbuga zacu kuba dufite Instagram yitwa KJ Hot Podcast tukagira TikTok nayo yitwa KJ Hot Podcast mujye mujyaho mu liking mu sharing mu commenting comment zanyu zirakonta kuko zidufasha kumenya what is next buretse ntunyibi twavuze ko ngiye guprankinga manje nawe ukansaba icyo ushaka ndashaka guhamagara sheri wawe ibaze ko nta wundi muntu ntekereje ugiye guhamagara sheri wawe mubwire iki se kandi mubwire ko turi mu kiganiro umubwire ngo sheri ndagukunda numve ko agusubiza ansubiza akankunda numve ko atari kubaza se sheri wasinze cyangwa barakuroze ya sheri wanjye arankunda ntago yanene oya muhamagare umubwire ngo sheri nubanze kumva ko turi mu kiganiro ko nayo mama wanjye yabizi ibintu byose yavuze urabyumvishe ntabwo muteka ndi mu kiganiro ati ndagukunda agahita ansubiza ngo arankunda nta kindi kintu arengejeho nta yandi magambo arengejeho atavuze ngo sheri nawe nese ko atari mu Rwanda ko ari ikibazo okay ndamuhamagara kuri WhatsApp ngiye muhamagare ambwire gusa ko nkunda nta bindi binarengejeho ati adatunguwe nuko mbimubwira yego okay senatita bamyutinze itabandayito urabugaragaje urwego rwawe nyine urwego rwanjye ko nagiye kugira ubwoba agaragaje urwego rwawe tabe petit frère tutureka ari online ariko nasi umuntu utari mu Rwanda nawe rega hano ubumpaye akazi gakomeye sigakunda na diaspora ntago ari mu diaspora nuko atari mu Rwanda umva yanze kwitaba pe andebe yahamagara ndera ntago ari online rwasanga rifite ikindi cyane ari kubwira ko agikunda ari gutamo gusa ko none se sheri wanjye rero turahiye katumuko turahiye turabwira ndera hamagara papa wanjye mubwire uko mukunda agusubiza nta kindi kintu arengejeho shayiye none uranyishe aritagira ngo ariko ndabanza we musuhuze wiriwe dadi umutumira ndagukunda abantu bose ko batari kwitaba wese wababwiye allo dadi wiriwe nari nkuhamagaye ngo nkubwire ko nkukunda neza ni ubwa mbere nkubwire ko nkukunda nari maze iminsi nibutsa nyine ko maze iminsi nakubwira ko nkukunda kandi ngomba kubikwibutsa ndagukunda ntabwo unkunda uransebeje mu kiganiro barambwiye ngo hamagara papa wawe mu kiganiro mwubwire ko agukunda ngo ntabwo usubize ko agukunda nta kindi kintu arengejeho utahita twemera ko udutsinze ubu nyine ndatsinzwe
kandi ubanje kumbwira ngo umaze iminsi ngo utabimbwira ariko ndatsinze oya ndize kandi avuze kubimwisa ngo ubitekereje ute natsinzwe naya hanze sawa dadi Shayimbwira mama kandi mama yatamubwira ngo joteme beaucoup. Oya ndabizi ko mama mujya mupostingana ngo we live. Na dadi regara dadi baratakundana cyane buri. Ariko dadi kugira ngo wakuze dadi ngutumubwira ngo ndagukunda ati mwana baramuroze murashe. Ariko nawe arankunda undi akaba ansubiza atarinze kumbaza. Bra nanjye mere umbwiye ngo ndagukunda wa leta bati nawe ndagukunda cyane mukobwa wanjye akahita. Aba mama niko bamera. Sheri wanjye rero ubwo akaba ari kunca inyuma. So guys rero Sheri ari kumuca inyuma mwabyumvishe papa bamubaje ko abitekereje hate kugira ngo mubwiye ko ndamutsinze aransinze ubu ikindi kiganiro sigiye kunkoresha ni iki tubasezere ariko Sheri wanjye isa nera stress ubu mishingira stress ndi kwibaza ahantu ndabizi ubu araza kumbwira ahantu aratagira ngo birarangiye nasona nsebye kukarubana so Sheri wanjye nuko nakubeshya bitansubiza kankunda bitagiye no kugira guys ubu uyu mureba Niki aba yanzengereje atuma mama wanjye mujagaraza ubwonko njye se nujagaraje papa wanjye ahita yibaza ati dodara munesi bitekereje bivuze ngo ntago asanzwe yizera ko namuhamagara nabitekereje ikindi kintu twakabaye ngiye kubisabira ku giti cyanjye nka one cyangwa gigi reka nkoresha gigi koresha ornera niryo bazi reka nkoresha ornera cyangwa muganga mw'abantu muba muri industry abahanzi abakinnyi n'abandi bose abantu bose cyane cyane abahanzi buri abahanzi b'indirimbo bari abana baba bakizamuka haba harimo abana nyine kubera ko baba babonye akantu k'akazina baba babonye izina biba bibatunguye nabo bibatungura bakabona abantu bari kubavuga ari benshi bahita bata umuco bakahita bata cyangwa bararemera se bahita biremereza bagahita bumva ari abantu bana akahita yumva ko ari umuntu wadanje akaba yumva ariko ngiye nkunda kuzamura njyewe iyo bibaye ngombwa hari ikintu nakora kugira ngo supporting njyewe yujura umwana mwiza ndagusapota oya wenda ikintu nari mbivugiye n'umuntu nta muntu mvuze ariko arahari ariko ntumuvuze arahari ariko ntabwo muvuze aka kanya wenda igihe simuvuze nzamuvuma igihe kizagera simuvuze wowe wagira ngo uramubitsa ari umuntu gigabitse ntari kwiyumva ibaze ko mubitse guhera 2022 uwo muntu se yagukoreye iki ko byakubabaje nyine nicyo nari nkomojeho ndi kuvuga ngo nimba ubonye akazina wa muntu we ukaba ubonye nyine amahirwe reka kwiremereza kuko ubu uri kwiremerezaho ntabwo uzi ngo ejo cyangwa ejo bundi bizagenda bite ejo cyangwa ejo bundi se nzamwaka ubufasha ese tuzaba inshuti nyine ntabwo uzi icyo ari cyo kuko niba ari umuhanzi uyu munsi yakagusabye challenge kubera ko ufite aho wavuye ufite naho ugeze nubwo mwaba mwarakuranye kabone nubwo mwaba mwarakuranye umubona yirirwa toba ibyondo yirirwa akina agapira ari umubona ukagira aho umusiga ntuzaze umusuzugura ngo umubwire ngo we ntabwo uri kuri level yanjye umuntu ava kuri level yawe gute yaravuze ngo ntabwo uri kuri level yese niwe yabibwiye cyangwa yabibwiye abantu yabibwiye buretse byihorere rero mwabantu se guca bugufi ko biticisha guca bugufi ntago byicisha gerageze mu babantu tugerageze tugire indangagaciro zituranga nk'abanyarwanda ureke kubwira umuntu ngo ntabwo uri kuri level ye gutubwira umuntu ngo ntabwo uri kuri level ye wowe urambwiye ngo ntabwo ndi kuri level yawe ejo bundi duhuriye muri clip yawe usanze turi kumwe turi gukorana muri clip next time ahubwo ntabwo uzamwemera no kujya muri clip ye kubera ko ikindi gihe nshaka kutazakwemerera kujya muri clip yawe kubera ko iriya clip nayigiyemo nabwo ntabwo aba ari we wamamagaye n'undi wamamagaye ariko wowe ushobora kumamagara ubona hari ahantu ufite ho kunkenera simwitabe kubera ko hari umunsi wigeze kunsuzugura wowe turi kurebana hari umunsi ndakubitse nka rero barabica turanabica ndakubitse
guys rero twishimye nge na Gigi iyo tuganira twizimba mu magambo tuba tudashaka gutandukana n'ubu dufite abantu benshi tubitsa dushaka kukamenera ariko byanze nyine ntago twahita tukamena ariko turacyabafite igihe nuko tuzakamena mwagiye muduhemukira muri industry twebwe nubwo mutadusabye za ruswa cyangwa mudusabe ibindi bintu hari ahantu mwagiye muturaburiza brother man kandi turacyabyibuka right ngiye none birayimutse mba numva nana postinga kuri Instagram kudashira guys mudu supporting mudu following ahantu hose ku mbuga zose kandi nakagaruka Clack it ciao